Nongeye kugusuhuza nanone inshuti muvandimwe mwene data mushiki wanjye wowe dusangiye ibyiringiro byo kuzabona Kristo atungutse ku bicu. Ndagushuhuje cyane rwose kandi nguhaye ikaze muri ibi biganiro bya Muganga Kayitare. Nezezwa cyane n'uburyo mutugaragariza ko ibiganiro tubategurira bibashimisha kandi benshi mukaduha n'ubuhamya bw'uburyo gushyira mu bikorwa inama ziba ziri muri ibi biganiro byagiye bibafasha bikabagirira akamaro. Imana ibamugisha. Turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo hindura urugo rwawe ivuriro nawe ube muganga. Uyu munsi rero tugiye kureba igice cya kabiri kivuga ngo hindura urugo rwawe ivuriro nawe ube muganga wita ku isuku. Ushize twabonye hindura urugo rwawe ivuriro nawe ube muganga mu buryo bwo kuvuga amagambo akiza. Reka mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi tubanze dusenge. Uri mwiza Mana yacu, ubereye mwiza abakubaha bose uhabwa icyubahiro. Turagushimiye cyane Mwami Imana kuko uri Imana itajya ireba umunyabyaha ngo umwirukane cyangwa se ngo urebe ukugana umushuri inshucu cyangwa ngo wite ku cyubahiro cy'umuntu. Nta tonesha ugira. Buri wese wo kuri iyi si ukugana uramusanga tugushimiye cyane uburyo imbabazi zawe ari nyinshi. Tugushimiye uburyo uri Imana ikiza indwara z'umubiri n'iz'intekerezo ukanavura indwara y'icyaha. Nyamuneka Yehova, dusabiye umuntu wese urwaye muri iri sengesho, turakwinginze ngo umuntu wese ubabajwe kandi ubabazwa n'umubiri umukize. Ndetse n'ibiganiro dutegura n'ibyigisho twigisha, ndagusaba ngo ubihinduremo umuti ukiza abantu bose barwaye, kandi ibyo byose bigiye kuba bizagarukira hano ku isi, ahubwo bitegurira ubugingo bwacu kuzakubona ugarutse, tuzabane mu isi nshya. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Hindura urugo rwawe ivuriro wita ku isuku. Isuku ni umuti, kandi iyo wirengagije isuku ubwo uba ugiye guhangana n'indwara nyinshi cyane. Igihe kimwe nigeze nigisha abantu icyigisho cyari gifite umutwe uvuga ngo isuku y'igice. Abantu benshi bafite isuku y'igice, ariko Imana irashaka ko tugira isuku muri byose. Hari ijambo rya kera ariko n'ubu rigifite agaciro rivuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima. Iri jambo ryahinduye imyumvire y'abantu benshi cyane. Nyamara nubwo bimeze bityo, abantu benshi nko mu rugo, mu bigo by'amashuri ndetse no ku mavuriro cyangwa n'ahandi hantu bahurira, haracyagaragara umwanda mwinshi. Icyo umuhanuzikazi yavuze ku byerekeye isuku Abisirayeli ba kera bari barabwiwe, yaranditse ati banategetswe kugira isuku cyane, ndetse aho babambye amahema n'ahahakikije hakaba gahunda inonosoye. Amabwiriza anonosoye yerekeye isuku yarashimangiwe. Umuntu wese wabaga yanduye ku mpamvu iyo ari yo yose yari abujijwe kwinjira mu nkambi. Izo ngamba zari ngombwa kugira ngo abantu benshi banganaga batyo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Byari ngombwa nanone yuko abantu bakomeza gahunda nziza kandi bakaba abera, kugira ngo Abisirayeli babashe kunezezwa n'uko Imana yera irahoha. Imana yaravuze iti koko Uwiteka Imana yawe igendera hagati aho muganditse kugira ngo igukize, ikugabize ababisha bawe bari imbere yawe,
nicyo gituma aho muganditse hakwiriye kuba ahera. Aya magambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaje 254 ugasubika 2. Abisirayeli bari barategetswe kugira isuku, kandi ahabakikije hagombaga kugaragara isuku kugira ngo Imana ikunde ibe hagati muri bo, kuko Imana izirana n'umwanda. Ikindi byasabaga ko bagira isuku cyane kugira ngo bagire amagara mazima, kuko bari abantu benshi. Iyo batagira isuku aho bari, byashoboraga kubabera ikibazo gikomeye, bagahora barwaragura. Kandi Imana yari yabasezeraniye ko indwara zose Abanyegiputa barwaraga batazongera kuzibona ukundi, igihe cyose bazaba bagendera mu mategeko y'Imana. Bityo rero isuku ni kimwe mu byo bagombaga kwitaho cyane. Mbese mu rugo rwawe isuku imeze ite? Ni ikibazo ugomba kwibaza. Mu gitabo Rengera Ubuzima volume ya 2 igice cya 20 hatubwira ko Umuremyi adutegeka gusobanukirwa n'uko umubiri uteye, kandi ngo turangize uruhare rwacu rwo kuwurinda ibiwonona n'ibiwanduza. Kugira ngo tugire amagara mazima, dukwiriye kugira amaraso, kuko amaraso asa n'ibyangiritse kandi agatunga umubiri. Iyo amaraso abonye ibyo kurya bikwiriye kandi akabona umwuka mwiza wo kuyatunganya, ahesha ubuzima n'imbaraga buri mugabane wose w'umubiri. Iyo amaraso agenda neza mu mubiri, nibwo akora umurimo wayo neza. Igihe cyose umutima uteye umisha amaraso akagera mu migabane yose y'umubiri ku buryo bworoshye, iyo atabujijwe n'imyambaro ihambiriye umuntu cyane abantu benshi bakunda kwambara, cyangwa intoki n'ibirenge bikonje cyane. Ikintu cyose kibuza amaraso gukomeza urugendo rwayo gituma asubira mu mutima. Iyo bigenze bityo, bitera kurwara umutwe, umutima ugakubitagura, ndetse n'imyanya itunganya ibyo kurya ikamererwa nabi. Guhumeka cyane ukinjiza umwuka mwinshi ufite oxygene mu bihaha byeza amaraso bikayatunganya. Guhumeka neza bitera imitsi yumva kumererwa neza, bigatuma umuntu ashaka kurya, kandi bigatuma umuntu asinzira neza. Ibihaha bikwiriye guhabwa umudendezo uhagije. Igihe bihetamye cyangwa se bihobewe, birahobana. Iyo umuntu yihinahinnye akora, bituma adahumeka neza. Iyo ubuhumeka udashyitsa bibaye ingeso, ibihaha ntibyongera kugira imbaraga ituma byaguka. Iyo umwuka mwiza wa oxygene winjira mu bihaha ari muke, uburozi bwari bukwiriye kujugunywa bukavanwa mu bihaha bugumamo, maze amaraso akaba yanduye. Bene ibyo bigira icyo bitwara ibihaha n'igifu n'umwijima ndetse n'ubwonko. Ibyo kurya n'ibiva mu nda vuba, umutima utera buhoro, ubwonko bugwa ikinya, ibitekerezo bigacura igihunya, n'umubiri wose ukaba uhindutse icumbi ry'indwara. Ibihaha bikeneye guhora byakira umwuka mwiza. Umwuka wanduye ntuba ugifite oxygene ihagije. Ibyo bituma amaraso ajya mu bwonko no mu zindi ngingo ataboneye. Kuba mu byumba bitagerwamo n'umwuka mwiza bituma umubiri wose uremererwa nabi. Kwikingirana mu mazu, umubiri wose ukamererwa nabi, ni akaga gakomeye cyane. Guhumeka umwuka umwe ukageza ubwo wuzuramo uburozi bwagombaga gusohokera mu bihaha cyangwa mu myenge y'uruhu, nibyo bitera indwara nyinshi abantu benshi barwaye. Akenshi insengero n'amashuri bigira ingorane yo kudakurikiza amabwiriza yo kugira umwuka uhagije. Kwirengagiza ikintu nk'icyo nicyo gitera abantu guhunyiza igihe bari mu rusengero, bimwe bijya bikoma mu nkokora ibibwirizwa byinshi n'imirimo y'abigisha. Uko bishobotse kose,
inzu zagenewe guturwamo zikwiriye kubakwa ahantu hegutse kandi humutse, ahantu hadahora imiditi, ahantu hadahora ubukonje, ahantu hadahora ikintu cy'urususirane rw'ubukonje ariko butuma ubukoko butera indwara bubona indiri yabo. Dukwiriye gutura ahantu hegutse kandi humutse. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tugomba kwiga. Inyubako ntabwo zikwiriye kuba ahantu hasi, ahantu h'ikireka. Icyumba cyose gikwiriye kugira umwuka n'umucyo bihagije. Ibyumba birarwamo bikwiriye kugira umwuka uhagije ku manywa na nijoro, kandi bigahora bikinguwe ku manywa kugira ngo umwuka n'izuba bigeremo. Icyumba cy'abashyitsi kimwe n'ibindi byumba bikwiriye kugira umwuka uhagije no kugerwamo n'izuba, bikagera aho hose mu nguni z'ibyumba, kugira ngo ibyumba bishyuhe kandi byumutse. Impehamyi iba mu byumba bidakoreshwa cyane. Niba ubushyuhe n'umwuka n'izuba ari ingirakamaro ku bimera, niko birushijeho no kuba ingirakamaro ku buzima bwacu. Abantu benshi bafashwa no kwiyuhagira buri munsi amazi y'akazuyazi aho kurwara, ahubwo bigatuma bagira amagara mazima. Benshi mu bantu barwaye ibicurane bagiye bavurwa n'isuku, nta n'imiti myinshi banyoye, bakanywa amazi, bakiyuhagira kenshi, kandi bigatuma amaraso atembera neza n'ubudahangarwa bwabo bukiyongera. Kwiyuhagira bitera umubiri imbaraga ndetse bigatuma amaraso agenda neza. Ibi ni bigomba kwitabwaho cyane. Kwiyuhagira bituma imitsi yumva imererwa neza, kandi n'imyanya inyurwamo n'ibyo kurya igakora neza. Ni byiza kandi kumesa imyambaro kuko bifitiye akamaro umubiri wawe. Imyambaro inyunyuzi biva mu mubiri binyuze mu myenge y'uruhu, iyo idahinduranyijwe kenshi ngo imeswe, iyo myanda yongera gusubira mu mubiri kandi igatera indwara. Reka turebe uburyo dukwiriye kwita cyane ku hantu dutuye n'isuku y'aho tuba, uburyo dukwiriye kuyitaho cyane. Aho dutuye, aho dukorera, aho tunyura cyangwa aho duhurira n'abandi, hakwiriye kuba isuku ihagije. Mu mijyi niho usanga cyane imyanda kubera ko hahurira abantu b'ingeri zose kandi benshi cyane, nyamara batanahuje imyumvire n'imico yabo ikaba atari imwe. Ibintu birunze ahantu kandi binuka ubisanga ahantu henshi, ariko benshi ntibazi ko bihumanya umwuka mwiza duhumeka. Ni byiza ko abantu bamenya ko aho dutuye hakwiriye kuba isuku cyane, kubera ko ariho dukomora ubuzima bwiza. Ibihuru, ibiziba by'amazi hamwe no kujugunya imyanda habonetse hose ntibikwiriye kugaragara aho tuba. None se mu mazu yacu ho bimeze bite? Usanga ingo nyinshi zitita ku isuku yo mu mazu, nyamara burya umuhanuzikazi yaravuze ati kwirengagiza gukubura mu mfuruka y'inzu byaba n'ikimenyetso cy'uko wirengagiza imfuruka z'umutima wawe. Aya magambo aboneka mu gitabo cy'inama zigirwa itorero. Amazu menshi usanga yuzuyemo umurayi kubera kuyacanamo, cyangwa ugasanga yuzuyemo ibitagangurirwa kubera kwirengagiza isuku yayo. Ujye ufata umwanya inzu yawe n'urugo rwawe bigirira isuku bihagije, nawe ntuzatinda kubona koko ko isuku ari isoko y'ubuzima. Abantu benshi ntabwo bajya bakunda kwita ku isuku, ariko isuku ni umuti ukomeye cyane. Indwara nyinshi burya ziterwa n'imbuto z'imyanda ziba ziri aho tuba, aho dukorera n'aho turara. Nimureke isuku y'aho dutuye iba ikintu cy'ingenzi cyane, bitewe n'isuku ku mibiri yacu. Isuku ku mibiri yacu ni ikintu cy'ingenzi kandi kigomba kwitabwaho. Umubiri w'umuntu ufite utwenge ku ruhu, duhumeka umwuka mwiza tuwinjiza kandi umwuka mubi ugasohoka. Icyuya nimwo kinyura, bigatuma
impagarike yose iruhuka kandi igafata imbaraga nshya. Nyamara iyo umuntu yirengagije kwiyuhagira, utwo twenge turazima, noneho ingaruka ikaba indwara zitakira ingano. Bite n'isuku ku mubiri wawe? Umuntu akaba ashobora kwiyuhagira rimwe mu cyumweru, hari n'abatiyuhagira, cyangwa ugasanga umuntu yiyuhagira ari uko afite aho agiye kujya. Ntabwo ari byo. Kwiyuhagira ni ingenzi. Bite se ku isuku amenyo yacu? Nimurebe uburyo abantu benshi batajya bita ku isuku y'amenyo, kandi amenyo ari igikoresho gikomeye cyane. Njya ntangazwa cyane n'uburyo Imana ikomeye. Ibi byuma bikunda gusya, usanga niba ujyanye ikintu runaka ugiye gushesha, bashyiramo imashini isya ibyo bintu wajyanye, undi yaza n'ibindi, ya mashini bakayikuramo ngo ni amenyo yayo, bagashyiramo indi, kuko nyine ubwo nibwo bwenge bw'umuntu naho yagarukiye. Ariko tekereza izi mashini cyangwa se aya menyo akubita buri kintu cyose. Ntabwo Imana yashyizeho uburyo butuma oya ngo nujya kuzana imyumbati ngo urayakuramo ushyiremo ngo ay'imyumbati, ngo nujya kuzana ubugari ushyiremo. Imana ntabwo ariko yabikoze. Nicyo gituma buriya umuntu wese utubaha Imana ngo ayihimbaza yiramye, afite akaga gakomeye cyane. Abahanga baravuga ngo umutima ngo ugira ngo ibyumba bine, ngo akumva ngo kaba kikingura ngo kwikinga, ngo kikingura ngo kwikinga, kikingura ngo kwikinga. Ninde utegeka ibyo? Ni Imana. Imana rero itegeka ibyo, niyo igutegeka no kugirira isuku umubiri wawe n'impagarike yawe. Uramutse ubonye amakara y'igiti cy'inturusu ya mayide, ugakoza uburoso butose kuri iyo fu, ukiborosesha amenyo yawe uwo muti, no mu bisenge by'akanwa hose warangiza ukiyunyuguza. Hanyuma uburoso wamara kubunyuguza neza, ugashyiraho umuti usanzwe ukoresha, nanone ukongera ukiborosa. Mbega uburyo amenyo yishwe n'imiti mukura mu maduka ngo ni imiti ngo idasanzwe, ugasanga yarakoresha uyu yahinduye, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'ubwo buroso ntimubuhindura. Buriya buroso ntibukwiriye gukoreshwa amezi arenze. Ubukoresha buri munsi ukamara n'umwaka, imyaka 2 uri ku karoso, indwara ziba zizakwaka. Ni byiza cyane kuborosa amenyo buri munsi, kandi ukaborosa ubishyizeho umwete. Dore uburyo bwiza bwo kuborosa amenyo. Ntukaborose gutya, ahubwo ujye uborosa gutya. Uborose uzamura cyangwa umanura, ntukaborose gutya, ni ikosa cyane. Ujye uborosa gutya. Abantu benshi birengagiza kuborosa ururimi. Uru rurimi iyo umaze kuborosa neza amenyo yawe wiyunyuguje, ufata uburoso ukagenda ubucisha, ntabwo ukuba cyane. Kandi nanone mujye mufata imiti yoroheje muyitsukuze mu kanwa. Urugero, cloves ushobora kuziteka mu gikope cy'amazi n'ibiyiko 2 bya cloves, y'amazi ukayakaraza mu kanwa ugacira. Romare, iyo ni imiti ikungahaye ku cyo twita antimicrobial properties. Mikrobe zose zishobora gutera indwara amenyo, ishinya, indwara zose nka gingivitis zishobora kuvurwa hakoreshejwe ubwo buryo. Abantu benshi ntago bazi uburyo bwo gukaraba intoki ngo ziki. Intoki niba ugiye kuzikaraba, ugomba kuzikaraba n'isabune. Bamwe rero bagira isuku y'igice, bagakaraba nta sabune, akarya ubugari, yamara kurya ubugari kandi agakaraba isabune. Tekereza, ntabwo ari byo. Ugomba gukaraba n'isabune igihe cyose. Ugiye kurya, uvuye ku musarani, uvuye mu bantu, kuko wakomeje kuramukanya n'abantu. Ariko none uburyo bwiza buzatuma intoki zawe
umenya ko zikeye. Ubwa mbere ni uko utagomba kugira inzara ndende, ugomba kugira inzara ngufi. Niba rero kandi ukaraba, ugomba gukaraba isabune kugeza ubwo uza kugera igihe urimo ukaraba gutya wumva intoki zikuba zikavuga ngo gutyo, ubwo uzamenya ko intoki none koko zishizeho umwanda. Ariko igihe uzaba ukaraba ukumva ziracyanyerera, udutoki tukinyerera, uzamenye ngo umwanda ntabwo uragushiraho. Ibi rero ni ibintu bigomba kwitabwaho cyane. Isuku igomba kugirwa nyambere mu byo turya. None se mwagira ngo nasoza ntavuze ku isuku y'intekerezo? Isuku y'ibitekerezo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ibitekerezo byacu bigomba guhora bisukuye, kuko ubwonko ni ihuriro ry'amakuru yose ava mu matwi, ava mu maso, ava ku ruhu, ava mu mazuru ndetse n'ibyo twariye. Izo nizo twita senses. Ikintu cyose kinyuze aho ngaho kiruhukira mu bwonko. Ega n'ubundi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Isuku rero ni ikintu ugomba kwitaho cyane. Hirya no hino ugomba kumenya ko hari ibintu bigukikije bikugose bigomba kuguhitana nutabyitondera. Niwizirika ku nzika, urwango, igomwa, ishyari, ibyo byose bikaba ari byo bikubundikira, bizaguhitana. Ariko nugira umutima ubabarira, umutima ukunda, umutima wishimira abandi, uzagira amahoro. Nimurebe uburyo Yesu Kristo yahindutse isangano ry'icyo umuntu wese agomba gukora hagati y'isi n'ijuru. Nk'umuhuza wacu n'Imana, nimureke nanone abe izingiro ry'ubuzima bwacu. Hindura urugo rwawe ivuriro wita ku isuku. Isuku y'ibyo turya, isuku y'aho tuba, isuku y'amenyo, isuku y'umubiri, isuku y'imyambaro, isuku y'ibitekerezo. Ikintu cyose reka gikorane isuku na gahunda. Imana igufasha. Nubigenza utyo uzakira indwara nyinshi wahoraga urwaragura. Abana bawe bazakira indwara nyinshi bahoraga barwaragura, kandi niba utanarwaragurikaga, nubikomeza bizakurinda indwara nyinshi kandi uzigame ubuzima n'amafaranga. Imana ikugirire neza nshuti muvandimwe, kandi Uwiteka aduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Nanone Data, turagushimiye cyane kubw'aya magambo, tugusabye cyane ko tukugiriraho umugisha, tugusabye cyane ko amagambo nk'aya umuntu wese uyumvise ayitaho, kandi koko akarema kwezwa nyakuri, akarema ubuzima buzira umuze muri we, kugira ngo yitegure kuzagusanganira ubwo uzabugarutse. Mu by'ukuri koko isi yuzuye ibirushya, ariko uruhare rwacu niturukora neza, tukishyuza amasezerano yawe wasezeranye ko, ntacyo uzatwima, ntacyo tuzakuburana. Niyo mpamvu tugusabye ngo uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twebwe dushoboye, kandi nawe usohoze amasezerano yawe mu izina rya Yesu.